Ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Ucunze nabi ntiwamenya iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro agatabo. Amasomo yagufasha mu buzima. Bagatabo k'uyu munsi reka twigire ku nkuru y'umwana n'igipfamatwi cyikiragi. Inkuru itwigisha gucunga ibitekerezo byacu muri ubu buzima tubamo. Ibitekerezo rero ko ari byo byatuyobya kandi bugene nabyo bituyobora iyo twageze mu buyobe. Yumve neza iyi nkuru. Se w'umwana yohereje umwana muto mu biruhuko aho yagombaga kujya kubimarana n'abandi bana mu muryango. Igihe umukobwa we yaragarutse yamubajije ikibazo kimwe. Mbwira mukobwa wanjye, ese wishimiye ibiruhuko? Umukobwa we yaramusubije ati, buri wese yambereye mwiza uretse uwo twakwita nka mama wacu witwa Nancy. Uyu mama wacu cyangwa se uyu mama wacu yahoraga asa naho afite umushiha n'umujinya ndetse niyumvamo ko anyanga cyane, katekerezaga ko yakangaga. Papa w'umwana aramubaza ati, mukobwa wanjye niki gituma utekereza gutyo? Umwana nibwo yamusubije ati, mbere na mbere umenye ko atajya nsubiza iyo musuhuje ndetse ntiyita ku nshuro zose nabikora, arandeba akinumira akicecekera. Icya kabiri, mama wacu Nancy ibaza ko hari n'igihe namufashije gushaka isaha yiwe yari yabuze, nyamara ntiyigeze ananshimira kubw'icyo kintu nayo namukoreye. Kari akana gato. Karakomeje kati, icya gatatu nta nubwo yigeze amvugisha nk'uko abandi babikoze, ntiyari yanamvugisha kuva namumenya mbere hose. Tekereza ko anyanga rero. Ntabwo wakwizera kwabaho. Kati, Auntie Nancy, she's so unbelievable. Umubyeyi yarabyumvise, arangije abaza umwana we ati, none mukobwa wanjye ese bigenda gute iyo umusuhuje? Ugusubiza karamusubije kati, amera nkaho atigeze ananyumva. Kari kababaye koko, kari gafite agahinda gakabije. Umubyeyi yabaye nk'utinzemo cyangwa se nk'utinzamo gake, nibwo yamubwiye ati, nibyo ndatekereza ko uri mukuri. Nyoko wanyu arakwanga, ndakeka arakwanga, ahubwo ni umuntu mubi. Rero ndatekereza ko ukwiye kujya umugendera kure. Niko umubyeyi yamubwiye. Nyamara umwana uko yabyumvaga hari ikintu atarazi cyari inyuma ya byose. Mwitondemo gake. Muri uwo mwanya umubyeyi w'umwana akimara kumubwira ayo magambo yakubise agatwenge katunguye umwana, arangije amukora ku kuboko araseka. Arangije aramubwira ati, ibyo wumvaga ni ubwonko bwawe bwabivugaga. Guteze? Ati, wa mwana we, ubwonko bwawe bwaragiye bushyiraho impande zose mbi zivuga kuri nyoko wanyu ndetse zimugira umuntu mubi, bituma bikugora kumenya ko nyoko wanyu burya yari igipfamatwi kandi atanavuga, yari ikiragi. Kumbi burya umwana ibyo yakoraga byose nyoko wabo ntiyabyumvaga, yari ikiragi ndetse cy'igipfamatwi. Ati, nyoko wanyu ntavuga ndetse ntiyumva, rero ibyo wamutekerejeho byose ntabwo byari byo. Ati, uko ni nako ubwonko bwacu bumera. Ibitekerezo byacu rimwe na rimwe bitubera umubeshyi w'ubwenge buhambaye. Ati, ibitekerezo byacu bishingiye ku bimenyetso bifatika cyangwa se nta nabyo, birema ibintu byishakiye bikatwangisha isi muri rusange n'abantu, ndetse natwe ubwacu tukiremaho inkuru mbi. Ati, niyo mpamvu wa mwana we utagakwiye kwizera buri kintu cyose utekereza. By'ingenzi, niba ushobora kugenzura ibitekerezo byawe ntibigire icyo bigukoresha utagambiriye, ukaba ufite ubushobozi cyangwa se ukaba ufite ubwo bushobozi iteka, ati menya ko nta kintu utazageraho muri ubu buzima. Tugenzura ibitekerezo byacu. Ikiganiro cy'agatabo. Reba munsi y'iyi video ukanda ahantu handitse ijambo subscribe, ubundi uzajya ubona ubutumwa bugufi uko dushyizeho video nshya. Itwa Mugisha, ntuzacike ubutaha. Ni agatabo.